Muraho neza, mbaje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ijambo Muhirwa, ikaze nanone kuri channel yacu. Uyu munsi rero tukaba tuyoganira ku bwoba, Imana n'igihe. Wakwibaza uti ni ukubera iki abantu bagira ubwoba? Ushobora kugira ubwoba kubera gutinya Imana, gutinya Satani, cyangwa se ubwoba bwo kutamenya. Iyo ufite ubwoba bwo gutinya Imana rero, ni ukuvuga ngo uba ufite icyubahiro uha Imana kubera ko udashaka kunyuranya n'ugushaka kw'Imana. Bituma urukundo rwawe rw'Imana rwiyongera. Iyo rero ugira ubwoba kubera Satani, ni ukuvuga ngo ntabwo na rimwe uba wumva ko Satani hari impuhwe yakugirira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kwizera Satani. Niyo mpamvu utinya Satani, kuko uzi ko ibyo ukora byose azakugaruka. Cyangwa se ukaba wanagira ubwoba ugatinya kubera kutamenya. Ibintu byose bikaba ariko ukavuga uti sinzi ikizabivamo, ukagira ubwo bwoba. Ntuzi ko Satani uri gutinya, ntuzi ko uri gutinya Imana, uri aho nyine mu isi ukagira ubwoba nyine bwa bwoba bwawe busanzwe. Ikindi rero, ni gute Imana igiye kwisubiza icyubahiro? Tuzi neza ko abantu bamaze iminsi bakirenza Imana, bavuga ngo ibi n'ibi ko bidasora. Ariko ibyanditswe birimo birasora, ahubwo abantu bari mu bintu by'ukuri bareba ukuri barabibona neza, kandi bigiye gukomera kurushaho. Noneho ibyanditswe bitangiye kuva muri Bibiliya bize ku mugaragaro tubirebe, nibwo abantu bose bazatangara kuvuga ko Imana ari Imana. Tuzi neza ko nanone byongeye Bibiliya itubwira ngo muri Timoteyo 2:1-7, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ni ukuvuga ngo kwirinda kwacu rero ni gute? Dukoresha ijambo ry'Imana n'ubumenyi duhabwa n'Imana, kugira ngo uko Satani yashaka kutuyobya kose tube tubizi, ntidukurikire umugambi we. Ahubwo Satani nakubwira ngo nyura aha, wewe ahubwo werekeza inzira ibusanye niyo Satani ashaka kukuyoboramo. Time makes sense of time. Iyi ni quote nahawe. Ni ukuvuga ngo iyo ibihe bigukomereye, ibihe bishobora kuguha ibisobanuro by'ibyo bigukomereye, noneho ukumva kurushaho, ugaca ubwenge, ugahita uvuga uti ndumvise, ndabyumvise, ndabimenye. Time makes sense with time. Iyi quote natangiye kuyandika, nayihawe nandika kino gitabo. Iki gitabo nyandika, hari ibintu byabaye mu gihe cyashize, nk'umuntu ukaba utabasha kugisobanura. Nibwo umwuka we yambwiye ati dore ibi bintu ko byagenze, noneho n'ikimenyimenyi ngo iyi quote ko ibihe bituma bisobanurwa n'ibindi bihe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri mu gihe uyu munsi ibintu bikakubaho ntubyumve, ntubisobanukirwe, ariko hashira amezi 2, 3, imyaka runaka ukabyumva. Ugatuvuga uti time makes sense with time. Ibihe bitanga ibisobanuro bigendeye ku bindi bihe. Nkaba rero nshima iyi quote Imana yampaye ko nyigendera iteka ikamfasha, kavuga ni none ndumvise, ku buryo n'ibyo ndimo cyangwa n'ibyo ngiye kujyamo nsigaye mbyitondera, nkavuga ni reka manzi ndebe uko byumva. Nuko rero Imana idufasha igenda duha ijambo ryayo ku munsi iyo tubashe kuyitega amatwi tukayumva, noneho tugakurikira inzira y'Imana aho gukira inzira ya Satani y'ubusamo, ariyo inyuramo benshi. Inzira ifunganye niyo tugomba kunyuramo, inzira nini yagutse tukayirinda, ko inzira yagutse niyo Satani akunyuzamo. Nashaka kunyuza muri inzira yagutse, ahubwo uzabwe Satani simanyura aha, ndanyura mu kayira gafunganye, wemere unyure mu kayira gafunganye. Ngaho rero komeze Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana wagereho. Turi kumwe naho utaha. Shalom, shalom, shalom.